Yes, reka nizere yuko umeze neza aho udahwema gukurikira inkuru n'ibiganiro bica kuri Kavuyo TV Show. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Kavuyo TV Show. Abasanzwe bamenyereye Kavuyo TV Show tukugezaho amakuru agiye atandukanye haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz, muri gospel ndetse na siporo. Ahabonetse amakuru aho ari hose tugenda tuyakugezaho tanu kwa tanu. Ni kuri iyo mpamvu rero ku muntu utari wakora subscribe akaba ari bwo bwa mbere, icyo nagushishikariza ni support yawe ikomeye cyane, kuko subscribe kuri twebwe ni inkunga ibirenze iyindi iyo ari yo yose uba uduhaye. So rero amakuru ari kugenda avugwa hano hanze ni amakuru ari kuvugwa yuko igishushanyo mbonera cy'ivugururwa rya gare ya Nyabugogo hano i Kigali mu Rwanda cyamaze gusohoka, cyageze hanze. Ni umunyamakuru w'Igihe wasohoye ino nkuru ndetse agaragaza n'amafoto y'umujyi wa Kigali yabashije kuba yashyira hanze y'ukuntu gare ya Nyabugogo igomba kuba yubatswe, nyuma y'igihe kinini cyane bakomeza kugenda bagaruka kuri ino gare ya Nyabugogo, aho bakomeje kugenda bagaragaza yuko iyi gare igomba kuvugururwa, ariko amaso agahera mu kirere. Ubu finali byamaze gushyirwaho umukono yuko iyi gare ya Nyabugogo igiye kuvugururwa. Icyatangajwe cyakomeje kugenda kigaragazwa yuko byatumye bidindira gutangira kuvugurura ino gare ya Nyabugogo, nuko bari bari kuvuga yuko rwose bari bari gushaka umuterankunga, ndetse hazamo abantu bagiye batandukanye, hazamo na rwiyemezamirimo avuga yuko rwose yayubaka, ariko biza kurangira bamuhakaniye, baza kubona inkunga iturutse muri banki y'isi, aho bivugwa yuko iyi gare ya Nyabugogo igomba kubakwa n'asaga miliyoni 180 z'amadolari, aho igomba kuzura itwaye ako kayabo, ubwo arimo arakabakaba muri miliyari zigera muri 200 hafi na 10 mu gutyo mu manyarwanda, ndetse akaba ari gare ivuga yuko igomba kuba yaba imeze neza, kuko bashaka yuko buri muntu uwo ari we wese azajya yakirwa neza, dore yuko iyi gare ya Nyabugogo igitumye bayivugurura naho umujyi wa Kigali ugaragaza yuko ari akajagari, bitewe n'ukuntu amamodoka aba ari menshi, abantu ari benshi, byegeranye bicucitse ku rwego bishobora kuba bitabasha kuba byatanga serivisi nziza ku bayigana. Akaba ariyo mpamvu rero gare ya Nyabugogo igiye kuba yavugururwa, dore yuko umujyi wa Kigali ushaka yuko uko serivisi izajya itangirwa hano muri ino gare ya Nyabugogo iba iri hafi kuringanira na serivisi itangirwa ku kibuga cy'indege i Kanombe. Reka nkwibutse wowe utari wabasha gukora subscribe ko wakora subscribe ugakanda no kuri iyo nzogera notification, kugira ngo tujye twibanira no mu zindi nkuru ziba zigiye zitandukanye ziba ziri kugenda zitambuka, haba mu bitangazamakuru byigenga ndetse n'ibya leta, ndetse no kuri tele, aho tugiye tubona kandi bashishikariza yuko tuzajya dutemberana rimwe na rimwe muri live ziba ziri kugenda zitambuka. Support yawe ya subscribe ni inkunga ikomeye cyane, ibyo bintu byo ntubyibagirwe. Ngayo nguko rero ibyino gare ya Nyabugogo, aho umujyi wa Kigali watangaje yuko mu nyigo ndetse n'amasezerano bari kugirana na banki y'isi ku nkunga nyine izahereza u Rwanda mu kubaka ino gare ya Nyabugogo, aho bivugwa yuko muri uku kwezi kwa kabiri aribwo bari bubasha kuba bashyiraho umukono, noneho bakagenzura ibikorwa ndetse n'imikorere uko bizakorwa, bikazarangira wenda mu kwezi kwa 10, noneho mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2027 akaba aribwo bashyira mu bikorwa uyu mushinga. Ngayo nguko rero, reka ngushimire wowe twabanye muri ino nkuru yose, ukaba ugejeje muri kano kanya. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, ndetse reka nizere yuko ugiye gushyiraho support yawe ya subscribe kuri ino channel, kandi nawe wabikoze Imana ikomeze kugenda iguha umugisha muri byose. Naho njyewe ni Kavuyo kuri Kavuyo TV Show.